abantu babigize business ariko Imana iracyarobanura n'ubundi irimo iratambuka irimo iragenda ikora checking ntabwo irarangira irimo iragenda igosora kubera ko hari abantu babeshyeye Imana bitiranya bafata iby'Imana babishyiramo ibyabo ariko Garasiye wewe ntabwo ujya ubona merutse kujya gusengera ahantu mbona umuntu w'umubingwa n'ubu ndacyumirwa vraiment harapfukamira bayari Imana igipfumbase gutya mu biganza byayo kandi no mw'iki gihe gikomeye ab'Imana igize iki titabiniwa ibakingiye iki ukuboko Imana ibakingiye ikiganza reka nkubwira kandi kantu Garasiye bishoboka kuba batarize bishoboka kuba badafite amashuri menshi bishoboka kuba badafite uburanga ariko Imana irajwe ishinga n'abo bantu naho intambara ari nyinshi abo ngabo irabatwikiriye naho amakuba ari menshi abo ngabo irabatwikiriye iki ni igihe cyo kurobanura iki ni igihe cyo gutandukanya intama n'amasega amasega yari yarabaye menshi mu ntama Imana irimo iratandukanya kandi reka nkubwire akantu mbwira n'abadukurikiye haba mu masasu ntubona ibi bintu induru zavuze Garasiye Imana mwaravuganye naho hakwakumeze ute none Garasiye reka ariko abantu nibagana ijambo ry'Imana Sodomu ni Gomora Imana ntiyamukuyemo Loti kandi bamutayemo ngo apfe no mu rupfu Imana igina dukuramo maze no mu rupfu Imana igize ikarwanirira abantu bayo no mu masasi irarwana no mu mabombi irarwana no mu muriro irarwana iki ni igihe cyo kugeragezwa ndetse n'intore z'Imana niba bishoboka abasajya akoresha itegeko Garasiye hari ajya afata ikintu bita decision iyo abonye byakomeye ubundi akabona umuntu ageze ahaga ari mu mazi abira ajya akoresha ikintu cyitwa iki itegeko umva akantu ngiye kuvuga turabashuje cyane mwebwe mudukurikira bakurikira Umuremyi TV Imana ibahe umugisha turabishimira kandi turabakunda cyane kandi Imana ibarinde mwebwe mwese mutuye mu Rwanda mu majyepfo mu majyaruguru iburengerazuba n'iburasirazuba namwe mutuye hagana iburasirazuba muri Kongo Imana ibarinde ibakomeze ibarinde amasasu ibarinde intambara ziriyo kandi ndabizi ko Imana ariyo iturinda ikabana natwe ikatuyobora igihe cyose Imana rero nibarinde n'ibyo twabifuriza kugira ngo nubwo mu isi intambara zitabura ibibazo bibure ariko Imana niyo rurema rwacu yacu ituyobora mu bihe byose turi mu isi turi mu ntambara reka dusenge Imana kugira ngo noneho ibi byose turi guhura nabyo turi mu isi Imana ibiturinde niyo mpamvu turi muri uyu mwanya kugira ngo tubahumurize tubabwira ijambo ry'Imana dufite n'umukozi w'Imana muri kumubona nibwo bwa mbere namwakira ku Umuremyi TV araza kutwibwira n'ubundi noneho twabonye rwose n'umuntu ukomeye n'umunyamasengesho araza kutwibwira cyane kuko nibwo bwa mbere kandi ndatekereza ko namwe muramukunda ngaho rero mukande subscribe ku Umuremyi TV kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu n'ubundi akazajya dusura ndayizi ko arabitwemerera kuko yatubwiye ko ari umukozi w'Imana ukomeye araza kutwibwira cyane kuko ngiye nta nubwo muzi nanjye urabyumva reka tumwakire mu izina rya Yesu Kristo Yesu nashimwe umukozi w'Imana Yesu nahimbazwe mumeze muti tumeze neza cyane ndabona uri umubyeyi rwose umeze neza ushima Imana mwitwa bande mwibwire abakunzi bacu bakumenye ku Umuremyi TV nitwa Mukakageruka Marie Clarisse ndi umuvugabutumwa bwiza ntuye mu karere ka Rwamagana ngasengera kuri ADPR igako nanjye ndanezerewe cyane kubana namwe ndumva binejeje cyane binejeje umutima wanjye Imana ishimwe cyane rero mukanya naje kumva ko uri umukozi w'Imana ukorera ahantu henshi cyane uri umwadepeni kwa tubwiye wenda niko utabivuze ariko hari umurimo ukora mu murimo w'Imana uwo murimo w'Imana ukora n'uwuhe bo
umukozi w'Imana Gracie njye nkora imirimo myinshi ariko cyane nkunda umurimo cyangwa se nkora umurimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza no gusenga. No gusenga. Nkunda kubwiriza ubutumwa bwiza no gusenga no mu itorero mfitemo indi mirimo nkora ariko cyane nkunda umurimo mwiza wo gusenga Imana no kubwiriza ubutumwa bwiza. Mwabyumvishije rero bakunzi bacu ngakunda mbese gusenga murabyumva ko yanabasengera mu mukurikire muri uyu mwanya. Umukozi w'Imana akabazo nshaka kubaza uri kubona igihe nk'iki ngiki tugeze mu bihe bikomeye cyane muri Timoteyo ntavuga ngo mu bihe by'imbere ko ngo hazabahe ibihe birushya bikomeye cyane intambara impuha ibyo byarahanuwe none muri iyi minsi muri kubona ko intambara muri Kirene muri Kongo byabaye ahantu henshi muri Israel byabaye none byaba ari igihe cyo gusohora cyangwa ni ibintu bisanzwe muri iki gihe tugezemo? Gracie ntabwo ari ibihe bisanzwe, ibi ni ibimenyetso byo kwiteguza umwizera cyangwa umuntu wamenye Imana kugira ngo yitegure abe ready ku Mwami Yesu Kristo yagaruka gutwara itorero. Tatita benefore wagaye kuko azaza uko byasa kose nuko byamera kose azaza. Haleluya. None se mukozi w'Imana uri kubona ko wabwira icyo abakristo b'iki gihe, wababwira iki nk'ibi bihe tugezemo, niki wababwira kugira ngo nabo bakwitegura? Gracie ikintu nabwira abakristo cyangwa umuntu wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza akamwizera ni ugusenga. Tugeze mu gihe gikomeye cya nyuma kirushya, tugeze mu gihe cyegereye imperuka. Umuntu w'Imana akwiye kumenyana n'Imana agasenga kandi agatandukana n'ab'iki gihe akegera Imana aho umuntu ari hose agapfukama akegera Imana akayoboza Imana inzira kuko ya minsi yagiye ivugwa n'abahanuzi iradusatiriye. Nukuri iradusatiriye. Iradusatiriye. Gracie iyo nshyize mu by'Imana iri kuvuga cyangwa nkareba hirya no hino, abizera bakwiye kwegera Imana cyane, bakwiye kwegera Imana kugira ngo ituyobore inzira, yongere ivugane natwe, yongere iduha amakuru kuko ndabona ibihe bigoranye. Hari umuririmbyi nkunda waririmbye ngo ndabona ngo ibi bihe ngo ndabona ngo ibihe birushaho kutwegera, ngo ndabona umukunzi ari bugufi. Nanjye nuko nguko mbibona Gracie, ndabona umukunzi ari bugufi. Nimba ivuga babandi b'abatipe n'abajama ntibumve ko ari babakunzi bo hanze b'abapampe n'iki. Oya, mba mvuga umukunzi wacu Yesu Kristo wasezeranye natwe ko azagaruka akatujyana tukazaba ahazaba ari n'uwo mvuga. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe. Yesu we. Wabwira iki noneho abatari bakizwa muri ibi bihe? Uri kubona ko ari ibihe bikomeye cyane kandi utubwiye ko Yesu yenda kuza ari ibimenyetso byo kugaruka kwa Kristo. Abatari bakizwa babwira iki? Gracie benshi bamenyereye kuri chano yanjye bita Ruhuka TV Mama Clarisse. Ujya usanga abantu benshi bavuga ngo wenda ngo nkunda kubabwiriza ngo cyane ngo ibintu ngo by'ibyaha niki, ariko n'ibindi Imana yampaye ndabivuga. Ariko ubu ibintu binyuzuye ku batari barakizwa. Abatari bakizwa Gracie no guhunga bakava mu byaha bakirukanka bakiruka bakareka ibihendo by'iyi si n'ibishuko, mbese bakirukanka bagahungira muri Yesu kuko niwe buhungiro bwonyine ndi kubona. Amukozi w'Imana muri iyi minsi hariho nko mu madini cyangwa amatorero hariho ikintu cyo gufunga insengero. Wabihuza gute no kugaruka kwa Kristo muri izi nsengero bari gufunga abantu bakabura aho basengera? Wabihuza gute n'ubwo bundi? Gracie reka nkubwire, ibi bintu byo gufunga insengero ku bantu b'abahanga muri teolojiya cyangwa mu ijambo ry'Imana, na kera hagiye habaho ibintu
bikomeye n'urusengero rw'i Yerusalemu. Ngira ngo uri umukozi w'Imana ujya usoma Bibiliya uzi ukuntu rwasenywe rurasenywa. Ngira ngo abakuru cyangwa se abahanga cyane mu by'ijambo ry'Imana bavuga ko kuva icyo gihe nta muntu wari wakongeye kugira gute gusenya isengero cyangwa inzu z'Imana. Rero iki kintu mbona nacyo kiri mu bimenyetso by'ukuntu abantu bakwiye guhagarara no gusenga Imana, kuko iyo ugiye mu binyejana bya kera usanga cyarabayeho kera cyane cyongeye kugaruka ubu ngubu. Gracie, urabizi ko niyo habaga habaye ibibazo cyangwa intambara abantu bakirukira mu nzu y'Imana babaga bakize. Ariko iyi minsi turimo y'iki kinyejana niho nabonye abantu bahungira mu nzu y'Imana ntibabaho. Ndavuga nko mu gihe cy'intambara nongera kubona nanone abantu ejo bundi bahirika insengero z'Imana bazisenya. Ibi rero byose ni ibitwiteguza yuko umukunzi ari bugufi. Amen. Imana ishimwe cyane. Rero turi kumwe n'umukozi w'Imana. Ngewe navuga ko ari sinzi niba nta pasiteri bari gusengera, ntago wenda waba uri pasiteri cyangwa umushumba. Gracie, ntabwo jyewe nigeze numva ntekereje kuba umushumba cyangwa umupasiteri cyangwa mwarimu. Ngewe nikundira kuba umunyamasengesho. Nzakomeza nsenga Imana. Ibintu byo kuvuga ngo ubushumba, ngo ubupasiteri, kuba poso, apotre, bishopu, ayo matayito ni meza, ariko jyewe nkunda kwibera umunyamasengesho. Imana izabinshoboze no kubwiriza gutya bisanzwe n'abifuza ko tuganira tukaganira, ariko apana poso, bishopu, apotre, no, oya. Nikundira kuba mu bacu bo hasi badafite titre. Ayo matitire antera ubwoba Gracie we, antera ubwoba. Ubanza unamamagaye ngo aposo nakwitura hasi. Oya, buriya umunyamasengesho no kuba apotre na bishopu harimo diferanse. Umukozi w'Imana, ariko muri Bibiliya hari ahantu handitswe ko abadamu cyangwa igitsina gore kitemerewe kuba aposo, pasiteri. Wowe ubyemera gute nk'umukozi w'Imana? Kuko na Bibiliya ibyemera ngo nta mugore wemerewe kujya ku ruhimbi, wowe nk'umuhanuzi. Gracie rero ubu umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo kiliziya yakuye kirazira. Ubundi mbere byari bikomeye mu gihe cy'amategeko. Buriya naratangaye cyane. Urabizi ko bitari byemerewe yuko wenda umugore yavugira ahantu abagabo bari, niyo hari kuba harimo agahungu k'imyaka nk'icumi, umugore ntiyari kuba yemerewe kuvuga. Reka nkubwira akandi kantu Gracie, uzi ko buriya ngo bajya gusenga, ngo bajya gusenga bagashyiramo ikintu navuga ngo ni urukuta, abagore bakajya ahabo kure hirya mu Bisirayeli, abagabo nabo bakaba bari ahabo. Ariko Imana iza kugira neza yo kabyara, ndayikunda. Itanze umwana wayo abambwe ku musaraba, araducungura, akuraho ibintu by'ibitambo wenda n'abatambyi n'ibintu byari bijyanye n'amategeko ya biriya bitambo. Urazi ko umuntu wakoraga n'icyaha yagombaga gushaka itungo, inuma, ikimasa, intama nziza, agashyira umutambyi kugira ngo agire gute amutambirire. Ariko igihe tugezemo ntabwo mbona ko abantu kenshi bari kugendera ku ijambo ry'Imana. Erega Gracie, benshi ni amashuri. None se ubu ngubu wowe uko ubizi umukozi w'Imana yaradepozaga? No, ntabwo umukozi w'Imana yadepozaga ngo asabe akazi, ko akazi k'Imana ntigasabwa. Imana niyikwangaja, Imana ikaguhamagara ikagushyira mu murimo. Ariko ubu ni ukudepoza, ukavuga degree ufite, ukavuga diplome ufite, mbese ni ukuvuga ngo rero igihe turimo ni igihe gikomeye, n'ibitaremerwaga mbese byose mbona bizemerwa, kuko mbona igihe cyarahindutse mu buryo bukomeye. Imana niyo yangajaga, ariko ubu abantu bariyangaja. Gracie, nawe niba ufite akadiplome kawe unyaruka ugenda udepoze mu idini runaka, ugende vema, ubu ni akazi nk'akandi, nta tandukaniro, kabaye akazi nk'akandi. Ngira ngo rero abo badamu uvuga kenshi nyine benshi bafite amadiplome, nibyo
barize nyine barasaba akazi nk'uko n'abandi basaba akazi ko njye mbona byarabaye n'akazi Gracier mbona byarahindutse byahinduye isura ariko Kristo uko yarari kera haleluya haleluya uko Kristo yarariho kera n'uyu munsi ni ko ari Mana ishimwe n'uyu munsi ni ko ari ntabwo ahinduka. None se mukozi w'Imana urambwiye ngo umurimo w'Imana ni ukudepoza. Umurimo w'Imana niba ari kudepoza mbere bataradepozaga biracyari umurimo w'Imana cyangwa n'umurimo bafite gukora akazi n'ubundi ntabwo ari uguhamagara? Ntabwo ari umuhamagaro Gracier. Abafite umuhamagaro bari hasi ntabwo bajya kudepoza. Urumva kuko buriya Imana nihamagara umuntu ikamukura hirya no hino mu byaha ikamuzana mu murimo ikamuha n'akazi ko gukora. Uri kumva Gracier? Ibinyuranye n'ibyo rero ubu abantu babigize business ariko Imana iracyarobanura n'ubundi irimo iratambuka irimo iragenda ikora checking ntabwo irarangira irimo iragenda igosora kubera ko hari abantu babeshyeye Imana bitiranya bafata iby'Imana babishyiramo ibyabo. Ariko Gracier wewe ntabwo ujya ubona merutse kujya gusengera ahantu mbona umuntu w'umubingwa n'ubu ndacyumirwa vraiment abwira umudamu ati ndabona ufite ikibazo ugiye kurwara ibere. Ngiye kubona mbona aratangira ati pitirisa akajya amanura intoki Imana ntabwo uko ari ugukorera Imana habaye impinduka mu buryo bukomeye aho ujya kubona ukabona umuntu aje yitigisa ati agahera mu mutwe. Gracier nk'ubwije ukuri mube maso ibirura byarinjiye naho musengera mujye mubabwira ko ibirura byinjiye ugasanga tiratiki ugasanga arahera mu mutwe mu musatsi ye baba we dufite ababingwa Gracier dufite ababingwa mbese bigize intama ari ibirura. Abantu benshi ni business ni akazi deja ni akazi ariko hari n'abanyamuhamagaro hari abantu Imana ipfumbase gutya mu kiganza cyayo hari abapasitori Imana ikurikiranye igipfumbase mu kiganza cyayo hari abavuga butumwa igipfumbase batari ababingwa cyangwa abajama hari abahanuzi Imana igipfumbase batari abapampe tatita benefore wagayi ni mo hori takiwa hari Imana igipfumbase Gracier hari abaririmbyi Imana igipfumbase bataraba niga Gracier ahubwo ari abakozi b'Imana barahari bake batarapfukamira bayari Imana igipfumbase gutya mu biganza byayo kandi no mw'iki gihe gikomeye ab'Imana igize iki titabiniwa ibakingiye iki ukuboko Imana ibakingiye ikiganza. Reka nkubwira kandi kantu Gracier bishoboka kuba batarize bishoboka kuba badafite amashuri menshi bishoboka kuba badafite uburanga ariko Imana irajwe ishinga n'abo bantu. Hari n'abandi nabo urumva babigize akazi kabahemba babigira umwuga ubahemba ariko hari n'abo Imana yari yahamagaye atarabutuzi no guhembesha ahubwo ari ab'umuhamagaro abigize itya. Umva nkubwira akantu naho haza ikica izabatwikira itya naho twagera mu gihe gikomeye nk'ibyo uri kumva izabagira itya abo ngabo irabafashe ntabwo izabarekura naho haza igihe kibi isi ikihinduranya ibafashe gutya mu kiganza cyayo. Imana ishimwe ndumva mfashijwe Imana ishimwe Imana ishimwe Imana ishimwe ndumva mfashijwe Imana ishimwe cyane. Haleluya haleluya. Gracier naho intambara ari nyinshi abo ngabo irabatwikiriye naho amakuba ari menshi abo ngabo irabatwikiriye. Iki ni igihe cyo kurobanura iki ni igihe cyo gutandukanya intama n'amasega. Amasega yari yarabaye menshi mu ntama Imana irimo iratandukanya kandi reka nkubwire akantu mbwira n'abadukurikiye
haryo wavuze ngo cano yawe yitwa ngo ikigarasiye umurimbo umuremyi reka mbwira abantu bakunda Umuremyi TV nagira ngo mbabwire ibihe byose wabamo waravuganye n'Imana ariyo yaguhamagaye humura nagira ngo nkubwire ngo nushaka uburwaye nushaka ubukennye nushaka ube nta kazi nimba Imana ariyo mwahuye mugahura neza mukamenyana nagira ngo mbwire abakunda Umuremyi TV ngo nimuhumure ntacyo muzaba nagira ngo mbabwire ngo situwasiyo yose wabamo umusozi wose wabaho nagira ngo nkubwire ngo Imana igize gutya irakubundikiye abantu mukunda Umuremyi TV reka mbabwire akantu Imana imbwiye mwari mwabona ukuntu inkoko yaturaze yabyaye gase sinzi bavuga kubyara cyangwa guturaga murambabarira cyane ariko inkoko yaturaze ubona ukuntu ibungabunga abana Gracie ubona ukuntu n'igisiga cyangwa ibindi bikoko bishaka kuzifata igira ikigatanda amababa Imana nagira ngo mbabwire ngo amababa yabo iyatanze kwabo bantu yatanze amababa kwabo bantu bayikoreye by'ukuri izo umubabaro bafite bamwe baranicaye bari abanyamuhamagaro abandi ntibagira aho basengera bari abanyamuhamagaro nagira ngo mbabwire ngo abantu bahumure Imana irimo iravangura ariko abayo ibatanzeho amababa irayatanze nta muntu uzabakura mu mababa y'Imana niko Imana ivuze niko Imana yongeye kuvuga talasi de bone moragayidi wiwi tatita holi bakiwa ediwita tukukuwa zamanga binifo enefore wa haniwa because angoya ngaya ndakumva cyane ku Muremyi TV man ndimo ndakumva kuri mugendo ukora ibintu kandi ndimo ndumva ko bazumva iki kiganiro bazabona imirimo n'ibitangaza byawe asante Yesu ndumva fasha kubasura igihe cyinshi kandi simfa kugenda Gracie mujya ariko noneho ndumva mpfuye uko ndumva nama ngenda yamanangara irabafashe ndabivuze numva nama nguruka ngenda irabafashe naho haba mu muriro umeze ute naho haba mu masasu ntubona ibi bintu induru zavuze Gracie Imana mwaravuganye naho hakwakumeze ute none Gracie reka ariko abantu nibagana ijambo ry'Imana Sodomu ni Gomora Imana ntiyamukuyemo Loti yego n'Aburahamu yamukuye ntabwo yabakuyeyo none ugira ngo byari byoroshye ariko yabakuyeyo reka nkubwira abayo izabakuramo uko byasa kose uko byamera kose bitukure biba umweru Imana izabakuramo izabarura ibakuraho hantu kubw'isezerano yabahaye Mana ishimwe abazi Imana yabo bazakomera nibamara gukomera bakore hari umugabo ujya umfasha nkunda bita Yohana anytime ngo baramufashe baramubwira ati Yohana urihakana Imana cyangwa ntuyihakana ngo baramubwira ababingwa za ntumwa za Satani ati Yohana nuyihakana urabaho niwemera Imana ko iriho turakwica Yohana ndamukunda icyama nkazamubona Gracie ngo atekereza amaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ngo aramutekereza akumva urukundo rw'Imana rurimo ruramusaga ngo akumva urukundo rw'Imana rurimo ruramwuzura ngo atekereza mu myaka y'ubugimba amaze gukizwa areba ukuntu yabanye n'Imana agera mu busore areba ngo yuzura umwuka wera ngo aranezerwa ngo arangije yuzura umwuka wera ngo arahamya aravuga ati wapi ntabwo namwihakana baramufata bamujyana mu kirwa cyitwa Egi cyari ikirwa kiri muvandi cyari ikirwa kirimo imibu isazi yitwa tsetse yaryaga umuntu agapfa yaryaga umuntu rimwe gusa agahita apfa Gracie yari agiye gupfa
bamubarira amasaha agezemo ngo atangira kwerekwa hati ni bone mora atangira kwerekwa arerekwa Gracie arerekwa mu gihe abandi bari bazi yuko agiye kugwa mu icyo kirwa ngo atangira kwerekwa yuzura imbaraga z'Imana ngo Imana iramusanga Gracie uwo mwanya ihita imusanga mu kirwa Imana igabanya ubukana bw'amatsetse yegezayo ubukana bw'imibu n'inzoka zari zikirimo cyari ikirwa kibi cyane ikirwa gikomeye hari iminota umuntu yagombaga kumaramo agapfa ngo Imana irahamusanga enemoni wagayi nihori bini tita Mana we uri mwiza rata Imana ngo irahamusanga itangira kumuganiriza yo Mana ngo arangije yandikira amatorero 7 yo muri Aziya za Perugamu za Tuatira za Efeso za Filadelfiya ngo atangira guhabwa ubutumwa kandi bamutayemo ngo apfe no mu rupfu Imana igina dukuramo maze no mu rupfu Imana igize ikarwanirira abantu bayo no mu masasi irarwana no mu mabombi irarwana no mu muriro irarwana iki ni igihe cyo kugeragezwa ndetse n'intore z'Imana niba bishoboka abasenga we maso basenge ariko nakigira ngo mbabwire ngo aho Satani ategeye niho Imana yiteguriye kugukiriza kugutabarira niho yiteguriye kukwiyerekera Imana vrema iri hayi irarenze irakomeye niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo no mu bikomeye biriho ubu undamburira amaboko araririmba aravuga ngo kandi umpa imbaraga ku buntu bwawe uriya mushumba w'itorero ry'Isarudi aramfasha mu buryo bukomeye cyane nkumva ntangariye amaboko y'Imana n'ubushobozi bw'Imana Imana irarenze iyo mbitekereje numva mfashijwe nkumva birandenze we ni gute umuntu yagutamukirwa uri umunyarwanda Gracie ibirwa ujya ubibona wenda ujya ubona ibirwa byo mu mazi ukuntu biba bimeze ariko Imana iragenda ibana nawe ku kirwa irahamukura kuko yari yarakoreye Imana neza barabanye neza baziranye amen mukozi w'Imana urakoze cyane reka twinjiye mu kanya keza mu cyiciro cya kabiri cyo kuvuga ijambo ry'Imana cyo cyari icyiciro cya mbere cyo kugira ngo duhumurize abantu kandi Imana ibatare rero reka dukomeze utubwira ijambo ry'Imana reka Imana iguhumugisha usengera Imana Mana ifite imbaraga n'ubutware uri data twese mwiza uri umukozi w'umuhanga uri umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba turi hano ku Muramyi TV Mana turagusabye ijambo ryawe turi mu minsi umwanzi arirwanya atifuza ko rivugwa tugiye no kwinjira mu bihe bikomeye bitoroshe ijambo ry'Imana abantu ntabwo barishaka ariko turasabye kugira ngo uyu mwanya utwemereye kuvuga ijambo ryawe ribe inkomezi kandi rigere kure kandi rihindura imitima y'abantu benshi tugushimiye ibyo ukoze kandi Imana ukomeze udufashe no mu ijambo ryawe amen yego riri mu butumwa bwiza bwa Luka ibice 8 umurongo wa 22 n'umurongo kugeza ku murongo wa 25 naho tugiye kuganira ari ijambo rivuga ngo Yesu aturisha inyanja ngo nuko ku munsi umwe yikirana mu bwato n'abigishwa be arababwira ati twambuke tujye hakurya y'inyanja baratsuka bakigenda arasinzira mu nyanja hamanuka umuyaga urimo ishuheri ubwato bwenda kurengerwa n'amazi bajya mu kaga baraza baramukangura bati databuja turapfuye akangutsa cyaha umuyaga n'amazi yihindurije birahosha habituze arababaza ati kwizera kwanyu kurihe nabo baratinya barumirwa baravugana bati mbega uyu ni muntu ki utegeka n'umuyaga n'amazi bikamwumvira Imana ibaha umugisha ni iri jambo nifuza ko tuganira ndumva nifuza yuko tuvuga gake kw'iri jambo iri jambo ryanditswe n'umukozi w'Imana bita Dr. Luka yari umudogiteri nta nubwo yanditse Luka gusa ubu butumwa bw'ahubwo yanditse n'ibyakozwe n'intumwa hanyuma
ngo yari umuntu wakundaga kugira urukundo, abantu baramukundaga, mu kazi ke gasanzwe yari umuganga. Imana idufashe. Hanyuma igihe kimwe dusomye ijambo ry'Imana ry'ukuntu Yesu yari ari kumwe n'abigishwa be. Hanyuma Yesu ngo abwira abigishwa ati dutsuke tujye mu bwato twambuke tujye hakurya y'inyanja. Bamaze gutsuka bageze mu bwato, hanyuma ngo Yesu arasinzira. Abantu benshi bajya bakunda kwibaza ngo ese Yesu arasinzira. Abantu benshi bajya bakunda kutubaza iki kibazo ngo ese Yesu yasinzira. Ariko nagira ngo mbwire abadukurikiye, Yesu ntajya asinzira, kuko umuririmbyi yararimbye aravuga ngo ntiyaryama twashira, ahubwo kwari ukugira ngo arebe kwizera kw'abigishwa bari bari kumwe. Imana idufashe. Hanyuma abantu bari mu bwato ngo batangira kuvuza induru cyane, ndetse bamwe batangira kumukubitagura ngo bamubwira ngo nakanguke, bati Yesu turi mu kaga, urabona birakomeye, wasinziriye. Induru ziravuga, abantu barasakuza bavuza induru. No mwino minsi abantu bari kuvuza induru cyane, hariho induru zikomeye mu buryo bwinshi. Harimo abafite induru z'inzara, harimo abafite induru z'uko badepoje n'ibikunde, harimo abafite induru z'uko batarashaka, harimo abafite induru z'ubuzima babayemo. Abantu benshi bafite induru, ariko reka mbabwire ijambo rimwe ryafashije, ngo mu gihe barimo bagongera babwira Yesu ngo Yesu ntabwo ubona ko turi mu kaga, wowe ntubona ko byakomeye, ko wisinziriye kandi turi mu kaga, kubona tugiye gupfa ukaba usinziriye, turabigenza gute? Imana idutabare cyane. Ariko ngo Yesu akangutse, Bibiliya niko yatubwiye, hari ajya akoresha itegeko garasiye, hari ajya afata ikintu bita decision. Iyo abonye byakomeye ubundi akabona umuntu ageze ahaga ari mu mazi abira, ajya akoresha ikintu cyitwa iki? Itegeko. Umva akantu ngiye kuvuga, wenda nsoze dusenge. Hanyuma ngo ako kanya gikanguka arambura ikiganza, aravuga ngo wa nyanja wegira gute? Tuza. Reka nkubwire, uyu mugabo yarandenze. Imana ivugana n'inyanja ikumva. Wari uzi ko Imana ibintu byose yaremye bavugana bikumva? Imana ivugana n'amazi akumva, Imana ikavugana n'inyenyeri, Imana ikavugana n'izuba, Imana ikavugana n'imvura. Ibintu byose Imana yaremye bigize gute? Birayumvira. Nagira ngo mbwire abadukurikiye ngo nibongere bizere Imana, abari barasubiye inyuma, abari baracitse intege, ngera no ku musozo mbabwira ngo nibongere bizere Imana. Abantu bamaze kwizera, mbabwira ngo Imana ijya ivugana n'ibintu byose, bikangwa n'imiraba n'imiyaga. Imiyaga ni myinshi iriho itandukanye, ariko mwibuke ko ijambo ry'Imana rivuga ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera, ngo ariko nasubira inyuma umutima w'Imana ntuzagira gute? Ntuzamwishimira. Tugera ku musozo rero, nagira ngo mbabwire ngo mwizere Imana. Situwasiyo yose wabamo, ubuzima wabamo, urugamba wabaho, akaga kose wabamo, naho waba uri kwa muganga, naho waba uri muri gereza, Imana ikongerere kwizera. Amen. Amen. Dusengera Imana none. Reka dusengere mw'iri jambo. Mana, ijambo ryawe ni rizima, kandi uko wari uri kera n'uyu munsi ni kuri, nta n'agacu ko guhinduka kakugaragaraho. Mana yera, dusomye ijambo ryawe ritubwira ukuntu igihe kimwe wari uri mu bwato n'abigishwa, umuraba uratera, utera utunguranye, ariko wowe wari ubizi ntabwo watunguwe, kuko ntujya utungurwa, ahubwo hatunguwe abana b'abantu. Uwiteka, turasabye kugira ngo abantu bose bakurikirana Umuremyi TV, Mana ubongerere kwizera, abari barwaye bakire, abari bafite ibibazo, abari bafite ingorane, abari bafite amakuba, abari bihebye, abari babuze uko bagira. Twagiye tubona imbaraga zawe, tubona gukomera kwawe, tubona ibitangaza byawe. Nanjye narakubonye, ndi umukozi wo mu rugo, umugabo. Mana uranyubakira kuva ku myaka 9 nkora akazi ko mu rugo kugeza ku myaka 23. Nabonye ukuboko kwawe nari ndi kwitoza kuba umubikira, nabonye ukuboko kwawe. Sengeye abantu bose bakurikirana Umuremyi TV kugira ngo ubongerere kwizera
tugushimiye imirimo ukoze n'imbaraga zawe, ganza utege kugere ku bari hafi n'abari kure mu izina rya Yesu, amen. Ibisigaye rero muzabikurikirane kuri Ruhuka TV. Mama Clarisse niyo channel yanjye. Nimero nzivuge ni 0788 43 nukuri. Ni karibu cyane, mujye mudukurikira. Imana iracyakora, nanjye yankuye mu kazi ko mu rugo, inkura no mu kibikira. Dufite byinshi byo kubabwira. Imana yakoze, Imana yarahabaye. Bye bye, turabakunda cyane. Imana ibashyigikire, muhererekanye ubu butumwa, mwumve icyo umwuka abwira amatorero. Amina. Murakoze cyane, Imana igumugisha. Rero ndumva ufite ibintu byinshi cyane n'ubuhamya uzaduhereza. Abakunzi bacu nabo baragukunda kandi murakoze cyane. Imana igumugisha. Amen.